Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse. Ni wa mwanya twahari ikiganiro cyerekeranye na business twibanda cyane cyane kuri P network. Turababwira ngo turabakunda cyane kubera ko namwe kandi mudukunda. Tubasuhuje aho muri herereye hose ku migabane yose y'isi, by'umwihariko mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'indi mishami zirushamikiyeho ako zituma musobanukirwa mu kumva ikinyarwanda. Kuri mikoro ni Tite Kamanzi. Muri wa mwanya rero twahariye P network turagira ngo tuganire ku bintu bitatu gusa. Icya mbere ni ku bijyanye n'ibyangombwa dukoresha muri uyu mushinga wa P network. Cya kabiri ni ku bijyanye n'amakuru tubaha. Ese amakuru aba yaratambutse wayakura he? Icya gatatu ari nacyo dusorezaho ni ingingo nyamukuru irimo isomo, umuburo, inama zerekeranye n'uyu mushinga wa P network duhuriyemo. Aha rero akaba ari ingingo nyamukuru ngira ngo tuza gufatanya gutega amatwi buri wese kandi nyimukumbuze nyimurarikire. Nsaba abantu batarakora subscribe kuyikora, ndabibasabye mubikore rwose, mukande like, mwandike muri comment, mutubwire ikibazo mufite ki, ngerageza kubasubiza, muraza kujya mu bayanditse nawe arareba ngira ngo umuntu tuba twabasubije. Hanyuma mukore share kandi mujye mwibuka kureba video, muyirebe mubyumve. Ariye mvuga video wena ntimurebe video mukumva ni audio, ariko ntacyo tubyita video. Juyumva uyirangize. Impamvu ndayibabwira nuko ubu nteje imbere. Iyo bikoze ubu nteje imbere. Mbanza shimira abantu babikoze kandi nshimira n'abateze amatwi bateganya kubikora, ariko igihe ni iki ngiki kugira ngo mubikore. Murakoze cyane kuba mwumvise kandi mukumvira. Ndagira ngo ariko mbanengere kandi nenga abantu birirwa bantuka. Abandi bambwire mu rubuga rwa WhatsApp rumwe ngo kandi nukomeza kuzana izi link zawe ngo dore igihe waza ngo ibyo bintu ngo ntawo babikeneye hano, ngo ibyo ntawo batabizi ngiki. Ariko rero umenya byose, wanuka utanduka ntago nzabireka guha abantu ibyo bakeneye. Hata mwebwe nzi neza yuko mubikeneye, niyo mpamvu mbona muha mwashimiye, muha mwanyandikiye, muha mwanteje imbere, ngo baje gushaka views, ngo ariko ngo nkakanaka we ngo ntabwo ngo nubwo ngo ntagazana ibiganiro buri munsi, ngo kandi ngiye kizanye ngo kizana ngo gicukumbuye kize gutari ko subwo udashaka views ninde aho kizira hose se ntago ari views ashaka nyabo. Ubwo se wowe ubwo niba atari views wowe ushaka iki? Views ni amafaranga. Mbyite wowe ushaka iki rero? Niba atari ubushaka wowe saba ashaka iki disi? Umufuka w'ibijumba bakuzaniye twese ni views nyabo. Izo views rero turazikeneye. Data bakunzi banjye, bafana banjye, bakiriya banjye, nimukomeze munyihere izo views, giye ndazikeneye. Nabanenga ngo ndazikeneye nizo nshaka nyine. Ariko se buri umuntu ahinze akeneye kurya, ariko bigafasha bikaramira n'abandi, agasagurira n'isoko, hari icyo byaba bitwaye? Senzanye ikiganiro hano ku mbuga nkoranyambaga mukampa views zikangaburira, nawe izo nama zikakubaka, cyangwa se icyo ugomba gukora ukagikora, hari icyo bitwaye? Ese kumva yuko wakunguka ngiye ngapfa bivuze iki niba tubikora mu nzira zirizo? Oya, ibyo ni ubunyamusozi, ibya bindi batutse Afurika ngo ntibakundana, ngo ninjiji. Ibyo birimo ubujiji bwinshi cyane, kandi wowe babikoze nabi kunengeye kandi nkunengeye bagenzi bawe. Ako karagaciyemo. Hari umuntu ufite ibyangombwa, afite ubwene gihugu kwa Uganda n'ubw'u Rwanda cyangwa se n'ubwa Kongo. Ibi byangombwa ariko nanone ugasanga afite icyangombwa cy'impunzi, wenda nicyo yanakoresheje aregisteringa kuri Pi. Ndagira ngo mbamenyeshe ko icyemezo cy'impunzi kiremewe muri Pi network igihe cyemewe na leta y'icyo gihugu, akaba ariho waregisteringiye. Icyo nagusaba kimwe n'abandi, uyu niwo twaganiriye kare ntago namuvuga izina kandi afite Pi nyinshi zigera muri 600. Wowe icyo ugomba gukora, komeza uvugurura icyo cyemezo cyawe cy'ubuhunzi, kubera ko aricyo ukoresha muri Pi kijye kigufasha utazahura n'urukuta rwo gutakaza Pi zawe kubera ko udafite icyangombwa, kubera ko uzaba ufite icyangombwa kijyanye. Nibiba ngombwa uzasabe n'ubwene gihugu bwo muri icyo gihugu kugira ngo bikorohere
uve mu buhunzi ubumwe n'igihugu nk'abandi, ufite icyangombwa kikuranga gikomeze kigufashe mu kubungabunga payi zawe muri uwo mushinga wa P-Network. Icyo numva tutagitindaho. Icyemezo cy'impunzi kiremewe. Ikarita ndangamuntu mu Rwanda tugira ikarita ndangamuntu isa nk'irangamuntu, kiremewe rwose. Ari n'ugeze gukoresha fotokopi yacyo kubera ko yari atafite ikarita. Cyo kirarangiye. Ibiganiro byatambutse ku ngingo zitandukanye kuri P-Network, kuri business isobanutse. Hari ibiganiro bifite nimero, guhera kuri nimero ya mbere tugeze ku kiganiro cya 28 ngira ngo turakomeje. Jugenda urebe iyi nimero yineye, urebe iravuga iki, noneho urangire abandi cyangwa nawe bigufashe ariko wasobanukiwe ko gihari, binyuzamo amaso. Ndashimira abantu uyu munsi bampamagaye, uyu munsi nitabye telefone ku buryo bushoboka kweri. Nitabye ubwonko burashyuha, ariko ndabikunda cyane kubera ko bampa ibitekerezo nibi kenshi tuganira n'ibikomoka ku bitekerezo muba mwampaye. Ndabashimira cyane byimazeyo. Ababikoze mwiyumve, ntabwo bampaye uruhushya rwo kubavuga amazina hano, ariko bakoze cyane. Biba byatumye hari ibitekerezo bafite byungura abandi, turabibashimira. Simvuze ngo muzajye mumpamagara buri gihe, ariko si bibi igihe byabaye, ariko ni ingenzi cyane igihe tuganiriye ibintu byubaka bigafasha abandi. Naho abantuka ngo nuko nshaka views, udashaka views ntazabyumve. Ngira ngo birumvikana icyo ngicyo. Rero nimugende mucukumbure murebe buri kiganiro, iki cyavugaga iki. Hari uwambwiye ati ndabisubiyemo, ndamubwira ni ibintu ati icyo nacyumvise. Kumva ni ibintu byiza cyane. Ibi bitwereka yuko turi mu kubakorera ibintu bibafitiye umumaro, bibazanira babaha ibyo mukeneye. Fine, twakomeje. Ingingo duherukirizaho rero ni ingingo ikomeye cyane, nsaba buri wese kugira ngo ayitege amatwi yitonze. Reka mbanze mbahe inkuru yabayeho, yanditse mu gitabo ntari bwibuke. Umunsi umwe ari umubyeyi n'umugore, umugabo n'umugore bari abakene, babyara abana, bagenda bageza abana nibura 7. Kubera ubukene bari bafite, abo bana 7 basangiraga agakombe k'amata kamwe uko ari 7. Biba bityo, bikomeza bityo. Igero kiza kugera umwana umwe muri bo ararwara. Arwaye biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga, ariko muri bwa bukene bwabo ntabwo bamurwaje bikwiye. Icyakora umuganga bahasanze wabakiriye arabibona, arabafasha. Ahandi baburaga n'ingemu yo kugemurira umurwayi n'umurwaje. Noneho umuganga arabireba, urumva hari harimo n'uburwayi bushingiye ku ndyo nkene, mirire mibi. Amugurira amata, asuka mu gikombe, aho umwana nyine, uwo mwana nyine wari urwaye. Umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'7 n'8. Noneho abana b'abakene bazi ubwenge mu by'ukuri, ntabwo ari nk'abo bakire baba baradabagiye. Amuha amata, umwana aguma kuyafata ntiyanywa. Muganga ahindukiye asanga umwana ntiyanyoye amata. Ndati se kutanyoye? Ndati se nyanywe yose? Ndati nta kibazo. Ariko umuganga bimutera akabazo. Umwana aranywa, ariko anywa ubona atisanzuye cyangwa atishimye. N'umuganga agira amatsiko. Umwana aranywa, byo birarangira. Umuganga abonye umwana atuje, umwana aza kugarura ubuyanja, ukabona arishimyemo. Baraganira, agenda amuganiriza, yumva ko yagarutse mu murongo. Barabize imitekerereze ya muntu, psychology, babazi ukuntu badutwara. Nuko aramubaza ati se ko wari wanze kunywa amata byari byatewe n'iki? Umwana ati yewe, ati ubundi wacu ntabwo, ati ubundi wacu igikombe cy'amata tugisangira twese. Se muri bangahe? Ati turi 7. Muganga ngogeza akabazo, amubaza neza. Umwana amusobanurira ko iwabo igikombe cy'amata
bagisaranganya uko ari barindwi. Umuganga rero yavumbuye ko harimo ikibazo igihe yamubwiraga ati nyanywe yose se. Umuganga ati yanywe n'ayawe. Umwana abona kunywa ariko yamaze umwanya rwose ahagaze acecetse atanywa afashe mu ntoki kuko yumvaga bimurenze. Ntabwo yumvaga, niba yarategereje ko bahari buza abandi bagasangira, niba yarumvaga ko ari bumubwira ati somaho usigira abandi. Urumva icyo kintu umwana yari afite muri we. Reka dusesengure iki kintu. Uyu mwana yahuye n'ikibazo cy'imirire mibi, ubujyahabi, ariko bumugeza ku rwego rw'imitekerereze ibanye, ifunze, yumva ko hari ibintu bidahinduka. Nihuse reka mbigereranye n'abantu binjiye mu mushinga wa P-Network. Bumva ibyiza byawo. Twimenyerereye ubukene, twimenyerera ubujyahabi, twimenyerera guca inshuro. Ibyo namwe murabyumva. Kumva ngo payi izagira agaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari kuri payi imwe, ni ukuri benshi bageze ku rwego rwo kumva yuko kubivuga urimo gutukana. Rwose njye baranyandikira akavuga ati wagiye ureka ubutekamutwe bwo kubeshya. Ndabeshya nabishyizeho, njye wabishyizeho. Ubu ndabeshya ni njyewe wazanye Bitcoin. Ese ndabeshya Bitcoin igeze ku kuvunja amanyarwanda miliyoni 85 zirenga, nabyo ni njye wabizanye. Ese ndabeshya koko? Okay, si njye wabizanye, ariko reka mvuge ibyanjye ne gukomeza kwitwaza abandi. Ndagira ngo umenyeshe abantu benshi iki kibazo nakibajijwe n'abantu 3 uyu munsi. Ariko se ko kurumva ibi bintu bizabaho? Nkabaho urugero rwa Bitcoin. Hari umugabo waciweho umugani wabaye iciro ry'imigani amaze kubona Bitcoin, atitaye ko yayimayininze abifite byinshi cyane. Yafashe Bitcoin ibihumbi 10 abigura pizza. Uwo mugabo tumushatse twamubona hano muri Google tukamenya n'amazina ye. Ubwe niwe wabyitereye mu urwenya n'ubwo babitanga bisoma aravuga ati iyo menya. Hari abantu rero batafite ikibazo cy'ibintu ariko barasesagura. Kuri bamwe rero siko bimeze, ahubwo bo ntibarabona n'ibyo basesagura, usibye ko batanagamije gusesagura. Kumva ngo payi zavunja amadolari ibihumbi 314,159 by'idolari imwe ari payi imwe, ari n'uwaguhana afite ubwo bushobozi. Barumva bitashoboka. Aba bantu ndagira ngo mbafashe nibave mu mitekerereze iri hasi, imeze nk'iya wa mwana bahaye amata agacece kagaturama, bakaza kurinda bamubwira bati ati se nyanywe yose. Aba bantu, hari umuntu nabwiye nti dore payi ufite nti waguramo n'imodoka na 20, ati noneho sinzongera kumayininga. Namubwiye se kuki, ati ntiwambwiye ko naguramo imodoka 20. Hanyuma ati none sizindi ndashaka iziki. Yewe tata we, ni ikibazo gikomeye cyane. Rero bavandimwe, izi payi ni izacu twese. Ejo bundi mwabonye yuko zavuye kuri 0,0049 bazishyira kuri 0,0049 payi tumayininga ku isaha. Ngira ngo murabibona. Izo zose ni izacu, nituzimayininge. Zimayininge ni izacu. Wikumva ko ibintu ari byiza. Nimugoroba naraye mbabwiye ukuntu twakoze imibare dusanga izi payi tumayininga ku isaha zihwanye na miliyoni 2 z'amanyarwanda ku isaha. Niba koko bazakurikiza kiriya giciro cya GCV cy'ibihumbi 314,159 by'idolari kuri payi imwe, nayo ngayo uzabukorera. Rero wikumva yuko wagezeyo, ariko nanone wikumva yuko ibyo bintu ari byiza cyane ku buryo bitagukwiriye. Ni ibyawe. Zimayininge rwose, zimayininge.
ngiye gusoza muri iyi minsi hari uwambwira ati ariko uyu munsi muri iyi minsi ufite ububyutse ye ntibuheze ati bwo kubwiriza muri bibiliya ndabishoboye reka mbikore ni igihe cyabyo hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka mu gihe nkivuga reka mbivuge ngiye gusoza mbasomera isomo riboneka mu gitabo cy'abami muri bibiliya nyine igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7 hanyuma dusesengura ibirimo dusoze dore uko handitse wera ku murongo wa mbere haranditse hati bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze ubwo nabacakara nyine Elisa aramubaza ati none se nkugirene mbwira niba hari icyo ufite imuhira nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo ko tuvuta aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose ariko ntutire bike maze winjirane mu nzu n'abana ukinge utwo tuvuta udusuke mu mperezo utwo tuvuta utwo tuvuta narimbuza aho naringeze di yambwira ati ntutire bike maze winjirane mu nzu n'abana ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu nyine ndimo ndabura aho naringeze niyo mpamvu ndimo kugira ngo masome neza ku murongo wa 4 none ndakomeza ku murongo wa 5 nuko udusuke muri ibyo bintu byose ikintu cyose uko cyuzuye ukibike ku murongo wa 5 nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga bamuzanira ibyo bintu asukamo nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye uwo mwanya amavuta arorera kuza hanyuma ubundi ku murongo wa 7 asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe asigara agutungane n'abana bawe nuko ntari umukirisitu mbavuze ngo amina cyangwa aleluya ariko ubwo ndabizi abakirisitu bavuze bati amina reka rero dusesengure dusoza ibi rero mu tuntu dushekeje kandi turyoshye dore rero ngewe nabizanye muri payi uravuga uti ahubwo yaranasaze hazana Bibiliya muri payi mama utazana Bibiliya muri payi none se ko mu rusengero bazana amafaranga none nizana Bibiliya mu mafaranga ngo zishyana oya da ashyana nkoze Elisa agereranywa na Dr. Nicolas umupfakazi n'abana be bagereranywa n'abapayoniyasi naho amavuta agereranya na payitumayininga gusuka mu bintu ni ukumayininga naho ibi bindi ni akawunti zacu zujuje ibisabwa naho kuzura kw'ibyo bibindi ni igihe cyangwa se cy'ibyo bintu ni igihe cya open minded nuko ati genda ugurishe wishyure kandi ibindi bigutungane n'abana bawe ni ukuvuga ngo abantu benshi
bazabona ibyo barya, ibyo bishyura, imyenda bafite, gukemura ibibazo bafite, hanyuma basagurire n'isoko. Ariko ko gutungana n'abana bawe, ubwo ni ukuvuga ngo wazajya agurisha yikenure agira ati, ibi ntabwo mbisubiramo kuko biri kodinze, ubu muze kubyisubiramo mwongera kubyumva, sibyo? Ese ye mupayoniya, twagize gutya tubona umuhanuzi araje, ariwe Dr. Nicolas, ushatse wavuga ngo haleluya amina, atuzanira iki? Twebwe abapayoniya hari umurifero, upline n'umudownline. Noneho tumayininga iki? Payi, ariyo ya mavuta. Izi payi tumayininga tuba turimo dusuka kuri konte zacu, aribyo bya bintu. Gusuka nuko mayininga nyine, turimo turasuka muri bya bintu arizo za account zacu. Iyi account rero ni konti imwe kuri buri muntu, ibihagije. Iyo mayininga ukamayininga, igihe kizagera basange babone kumayininga birarangiye, kubera ko buri kwezi bagenda bagabanya, usibye ko muri iyi minsi baduhaye bonus. Hanyuma rero kuzura kwabyo ni igihe open mainnet bazabona nta gisibya igomba kuba, kandi turimo turayegereza. Ubu turimo turasuka. Rero aba pioneers nibo bazabona ko none se nta usigaye. Ese wowe wa mugore wa mupfakazi we, cyangwa se wowe wa murifero, waruye hirya no hino usanga ibintu byo gusukamo byashize. Umunsi bizagaragara yuko nta bandi bagikenewe, open mainnet nta gisibya izaba, na cyane yuko bamaze kutubwira yuko izaba mu mpera z'uyu mwaka. Hanyuma rero open mainnet, niba umuhanuzi cyangwa Dr. Nicolas azakubwira ati ngaho genda ukemura ibibazo byawe, urye uhage, ukemure wishyura imyenda, nurangiza ibisigaye bizagutunge no mu myaka izaza. Niyo mpamvu bazayiha igiciro gihanitse kugira ngo bizabe bihagije. Ndibuka ntagize inkubiri yo gusoma Bibiliya, twasomye isomo ryo muri Nahumu 3 kangahe, muraza kurisubiramo murebe ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cyo kugwa, azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Suka muri ibyo bintu, mayininga. Gusuka no kumayininga, we mayininga kuri izo konti, ku barifero bawe, ku yawe, ubarokirite hajyamo abandi. Umunsi nugera Dr. Nicolas azabona ko nta kindi gisigaye, kandi koko turabinyotewe, tuvuge tuti turabona nta wundi usigaye, amavuta azahagarara. Hari umunsi kumayininga bizahagarara. Hasigaye rero nzagurisha nishyure antungane n'abana banjye. Niza zindi twamayininze tuzajya dustakinga, twaranazirokinze, zunguke, zibyara izindi, zidutunga ibinyejana n'ibinyejana. Yewe we urahari? Ndaribasomeye mwene Kabera, mbwira iryo somo nari nabateguriye, namwe nimusesengure mu bisubiremo mwumve ko ibi bintu bidahura. Ubu rero ndagira ngo mbasezere muri iri joro. Hari n'igihe wenda mutazongera kunyumva, ariko sibyo nshaka. Ariko nanagenda nagirana, nsige mbaraze muri iri joro, niba ari ijoro, niba ari mu ijoro, niba ari mu gitondo, bitewe n'aho ikiganiro kiri bubagerereho. Uri mu ijoro, uri ku manywa, uri ku gicamunsi, uri mu gitondo, wowe aho ikiganiro kiri bukugerereho, aho uri bukibonere. Nk'uyu murajya uvuga ngo mayininga bigishoboka, aho bataravuga ngo byarangiye, byahagaze, kandi n'ibinahagarara. Izo wamayininze zizagukemura ibibazo, kandi zisigaye zigutungane n'abana bawe n'umuryango wawe n'abawe bose, sibyo? Mayininga, ndagusabye, mayininga niyo ntero mfite. Abantu banenga ngo nyango nsubiramo bimwe, ko nta mukirisitu winubira Bibiliya, siyo bahora basoma. None se twinubire payi koko? Nzayivuga nyisubiremo
nongere mu mining, nongere mvuge ngo mining, nongere mvuge ngo mining. Nibyo nari mbafitiye. Ibisigaye ntimwibagirwe bya bintu tuziranyeho: gukora subscribe utarayikora, gukanda like, kwandika muri comment, ukatugezaho icyo utekereza, hanyuma ukanakora share. Ariko iyi video uyicurange, uyumve, uyiheze, uhere ku munota wa mbere ugeze ku munota wa nyuma, maze hasigaye tukubwe neza. Izo views ni muzibe, ndazikeneye. Nicyo gituma nababwira nti munere inkunga y'igihumbi, munere inkunga ya 500, munere inkunga ya 200. Oya, mwene mubikore, ibisigaye YouTube izabinkorera. Ni mumpundagaza izo views, nanjye ubundi sa masomo nzaba subusesenguzi, nzabibasesengura, namwe muzajya mwumva bigiyemo pe. Ngaho nimunkorera ibyo niba mwumva ari byo, kandi mumbwire ibyo mwifuza ko tuzaganiraho. Mpisezerano umuntu bita Gerard, ndamuvuze nubwo navuze irindi zina rye ngo mumenye uwo ari we. Hari ikintu ahora nsaba yuko twazaganiraho, ndimo ndagitegura. Nahumure rwose ntibigitinze, ni vuba, ariko ndimo ndagitegura. Nsaba buri wese utarakora subscribe kuyikora, kuko iki kiganiro nikigeraho niho ruzingiye. Ndimo ndagitegura. Murakoze, mukomeze kugubwa neza.